Nshuti Bakunzi b'INGERI TV dukomeje kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko rero mubimenyereye mu biganiro tugenda tubazanira kandi tubagezaho kuri uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umugabo muri buze kumenya imyirondoro ye, muraza kumenya, araza kutwibwira, yibwira abakunzi b'INGERI TV. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe, like na share ndetse no kuri ako kazogera ukandeho kugira ngo inkuru zacu zikigera ku rubuga mujye muhita muzibona ako kanya. Rero kuri uyu munsi muri bya biganiro n'ubundi mumenyereye, kuri uyu munsi twabazaniye umutumirwa, nagira ngo atangire twibwira, yibwire n'abakunzi b'INGERI TV. Murakoze, nitwa Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'ihuriro Imishinga Rwanda Foundation. Emmanuel ni muntu ki? Murakoze, ndi umugabo ndubatse, umudamu n'abana, nkaba n'umuyobozi w'ihuriro Imishinga Rwanda Foundation. Uhereye aho ngaho, wiceceka ni ijambo ry'ikinyarwanda, ariko kandi iyo umuntu avuze ngo wiceceka hari icyo bashaka kuvuga, hari abo bashaka kubwira, hari n'icyo batagomba guceceka nyirizina. Aha ngaha muri iryo huriro rya Imishinga Rwanda Foundation ndabonamo mu kirango cyanyu akanwa k'umuntu ufite mikoro mu kanwa, arimo arangurura avuga, abwira abantu nyine nk'umuntu udashaka guceceka koko. Ese ubundi guceceka ni iki? Bigamije iki? Ni bande murimo kurangururira? Ni bande murimo kubwira? Ibyo guceceka ni ijambo ryumvikana kandi ry'ikinyarwanda, buri wese yumva ko ntiwiceceka. Icyo twashakaga kuvuga dukoresha iri huriro ryacu Imishinga Rwanda Foundation, ni abana bo ku mihanda twagiraga ngo imiryango, ababyeyi ndetse n'abarezi na minisiteri zitandukanye zirebwa n'icyo kibazo n'abayobozi batandukanye, inzego zitandukanye zireba abo bana, aho tugenda tubacaho hirya no hino ku mihanda, mu dusantere. Yemwe abantu benshi bazi ko abana nk'abo twita inzererezi baboneka mu mijyi, ariko hirya no hino mu byaro baba bahari. Bityo rero niyo mpamvu twakoresheje ririya jambo wiceceka. Nawe ntiwaceceka ubonye wa mwana, wa mubyeyi utambuka abonye wa mwana ntagaceceke, ahubwo azamuvugire, azamuvuganire, nibiba ngombwa agere no ku muryango ndetse no mu nzego zitandukanye, ariko wa mwana yongera agaruke mu muryango, nawe abone uburenganzira bw'umwana, ajye mu ishuri, ashyirwe mu ishuri, akorerwe ubuvugizi, niba nta muryango afite akorerwa ubuvugizi butandukanye, ariko nawe abone umuryango runaka umwakira, nawe abeho afite uburenganzira bwo kugira umuryango. Icyo gitekerezo cyaje gute? cyazanywe nande? Murakoze, icyo gitekerezo ni njye wakizanye, ariko mwigira kubera amateka atandukanye igihugu cyacu cyanyuzemo, ndetse n'imiryango itandukanye tubona muri iki gihe. Namwe murabizi, mukunda kumva ibinyamakuru ndetse no ku maradiyo, aho imiryango myinshi ikunda gukora divorce. Bityo rero usanga iriya miryango iba ibanye nabi, abana bakomoka muri iyo miryango abenshi nibo tubona hirya no hino ku mihanda, kubera ko baba barabuze ababyeyi babakurikirana, babura uburenganzira bwa kibyeyi, bakabaho ari ibyigenge, bityo bakajya ku mihanda mu buryo bwo kwishakira ubuzima no kwishakira amahoro. Abadakora divorce
akenshi na kenshi usanga mu rugo nta mutekano uhari. Buriya umutekano ni ikintu kigari cyagutse, bityo rero usanga niba ari umugabo wananiranye udashobotse mu rugo, iyo ageze mu rugo abana barahunga n'umugore agahunga. Bigera igihe byarambirana bikaba ngombwa abana bagaturongera bakararuka bakajya kuba ku mihanda, ari bo tubona hirya no hino tukabita ba mayibobo. Ariko nubwo tubita ba mayibobo, urumva umuryango bavukamo niwo uba warabigizemo uruhare. Bityo rero ntaho igitekerezo cyavuye, twarebye izo mpamvu zose ni impamvu ki zituma bariya bana baboneka ku mihanda, baboneka mu dusantere, baboneka mu mijyi. Izo mpamvu zose tumaze kuzitekerezaho dusanga tutagomba guceceka, ahubwo hari icyo tugomba gukora kugira ngo ba bana nabo bongere bagaruke, bazagirire igihugu cyacu akamaro. Haraho mwavuze muti mu ngeri zitandukanye z'urubyiruko n'abana muri rusange muzibandaho mu gufasha ndetse no gukorera ubuvugizi. Hari abo mwavuze muti abana baterwa inda bakiri bato, muzabafasha kurera abo bana bacura mu ishuri. Abandi bazabarera muzabishobozwa n'iki? Nibyo, icyo gitekerezo twakigezeho ko twagitekerejeho, kandi buriya perezida wa repubulika ajya akunda kutwigisha ijambo kwigira no kwishakira igisubizo. Nuko nanone umutwe w'uriya mushinga uvuga ngo wiceceka, twe nta bushobozi, ntabwo turakabona ubushobozi, fondasiyo yacu ntirakabona ubushobozi, ariko ntabwo tugomba guceceka kubera ko tutarakabona ubushobozi, ahubwo tugomba kuvuga ibyo turi kubona. Abaterankunga babona umushinga ari ngombwa bakadufasha, tukabashyikiriza aba bana bakabafasha, na leta nuko. Urugero rero ku kibazo mwari mumbajije kijyanye n'abana baterwa inda bakiri bato, nk'uko twabibonye, hari abana bava mu miryango bakajya ku mihanda b'abakobwa bakiri bato, bagaterwa inda zitateganyijwe, bityo ugasanga kurera birabagoye, ndetse bakabura n'icyerekezo cy'ubuzima kubera za nda batwaye, ndetse hari n'ababa barangirikiyemo barakuyemo inda indwara zitandukanye ndetse zitanakira. Bityo rero ugasanga wa mwana kugira ngo azongere gukunda igihugu, burya iyo umuntu yabuze uburenganzira bwe bwite, akenshi usanga amera nk'icyihebe, kandi turabizi neza ntabwo ibyihebe ntabwo biba gukunda igihugu. Ariko twebwe turacyafite amahirwe, cyane cyane ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikunda abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Abana, leta yibanda ku bana, niyo mpamvu twatekereje kuri abo bana, turavuga tuti abo bana bafashwa bate kugira ngo bongere bagaruke, babone urukundo rwa kibyeyi, babone urukundo rw'igihugu, bongere bibonemo ubumuntu, bagaruke muri sosiyete nyarwanda. Twebwe rero nk'uko mwatubajije icyo kibazo, ntabwo turakabona ubushobozi, ariko turagaragaza ibibazo abo bana bafite n'uburyo bafashwa, nabo babashe kubona icyo bakora. Urugero dutekereza nko kuri icyo kintu, icyo twabonaga bafashwa, urabona nk'umuntu ni umwana uba uhetse undi, umwana aba yarabyaye undi, ariko nibura yafatwa agashyirwa mu kigo runaka, akigishwa imyuga, akigishwa kudoda, aba twita abatayeri, abashoboye bakiga gukora utuntu twa modeli zitandukanye tugurishwa, ndetse n'amasoko akaboneka hirya no hino. Bityo ugasanga wa mwana yavuye mu muhanda asubira muri sosiyete, abona n'utwo twuga dutandukanye
tumuha amafaranga, bityo akabasha kurera uwo yabyaye ndetse nawe akabasha kwibeshaho, agahindura viziyo ye bitewe n'utwo tuntu aba yahawe, yabonye n'umuterankunga umufasha kumwishyurira, bityo ugasanga noneho yavuye muri bwa buzima bwo ku muhanda, yavuye muri bwa buzima bw'ubwihebe, yavuye muri bwa buzima bw'ubwigenge, akongera akagira umutima wo gukunda igihugu cyamubyaye ndetse n'abanyarwanda. Urakoze cyane. Hari aho mwavuze muti hari urubyiruko kandi narwo muzitaho rwishora mu biyobyabwenge, ndetse ugasanga abo ngabo ariho havamo urubyiruko rufite umurongo rukajya mu gakungu, mu muhanda se no mu bindi bikorwa bibi nk'ubujura, ubugizi bwa nabi nyine mwahoze mukomozaho bw'ubwihebe. Abo ngabo ngo muzabafasha abishora mu biyobyabwenge. Hari igihe usanga akenshi batabuze ubushobozi, ahubwo ari kugendera nyine mu kigare mu biyobyabwenge. Ese ubundi nk'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge mubona babiterwa n'iki? Ni iki muzakora ko bisaba imbaraga zihambaye? Muzabishobozwa n'iki kugira ngo urwo rubyiruko ruve mu kunywa ibiyobyabwenge, kwishora mu biyobyabwenge? Hari n'ikigo cy'aho bajyanwa kugira ngo nyine bakurikiranwe, nshima leta burya ishyiramo imbaraga kugira ngo abana bagaruke mu murongo. Nibyo muzabishobozwa n'iki? Nibyo nk'uko mubikomojeho, leta ishyiramo imbaraga mu gukumira urwo rubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, ariko twe dutekereza kuri iyi ngingo y'uru rubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, nk'uko twatangiye tubivugaho, hari urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge ariko intandaro ari umuryango. Icyo twibanzeho ni umuryango. Nibyo koko wa mwana ajya mu kigo ngororamuco kubera ko yafatiwe mu biyobyabwenge, ariko iyo atashye akenera umuryango umwakira. Niyo mpamvu twibanze gukumira rwa rubyiruko rwishora mu biyobyabwenge, uburyo rwabonerwa umuryango urwakira hakiri kare, rutarafatwa ngo rujye mu bigo ngororamuco. Cyane cyane ko ibyo twabitekerejeho cyane ndetse tubikorera n'isesengura, dusanga nk'uko twabivuze hari umwana ushobora kubura umutekano mu rugo aho avuka, akabura n'umuryango muri rusange, umuryango ukamuteragirana, akabaho yigenga mu buryo bwo gushaka amahoro. Icyo njye nacyita amahoro muri we, mu bitekerezo bye bya bugufi, bitewe n'urundi rubyiruko ruba rumushukashuka, rukamubwira ko kunywa ibiyobyabwenge ari bwo azumva afite amahoro n'umutekano. Bityo ugasanga wa mwana yishoye mu biyobyabwenge, ariko muri rusange wareba ugasanga nta gitekerezo yari afite, nta n'ikintu gifatika cyatumye ajya kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo ni uko yahawe amakuru mabi, abura gikurikiranwa, nawe ajya mu biyobyabwenge gutyo. Niyo mpamvu twavuze ko uwo mwana twamukurikirana ndetse mu buryo bwo kumwumvisha. Hari abantu benshi bakomeye mu gihugu cyacu bagiye bava mu bana bo ku mihanda batanga ubuhamya. Abo ngabo rero badufasha, abifashisha mu gutanga ubuhamya, ndetse n'aho b'abana bagiye bafatwa bakajya mu bigo ngororamuco, tukifashisha ba bantu bakajya gutanga ubuhamya bw'uko babigiyemo n'uko babivuyemo n'uko bameze nyuma yo kubivamo. Bityo izo nyigisho n'izo mpuguro zigira umumaro kuri ba bana, yemwe ku buryo umwana ahita atekereza, akumva izo nyigisho zimuhaye umurongo ngenderwaho, nawe akumva ko naramuka avuye muri bya biyobyabwenge ubuzima butazahagarara, ahubwo azabona umuryango umwakira, ndetse nawe akaba umuntu ugirirwa icyizere n'igihugu ndetse n'abanyarwanda. Abo bana uzabigisha mbere yo kunywa ubwo burozi ngereranyije n'ibiyobyabwenge, cyangwa imbere yaho gute? Niba ari mbere y'uko banywa ibyo biyobyabwenge,
ni gute niba se ari nyuma y'uko banywa ubwo burozi nagereranyije n'ibiyobyabwenge, nabwo ni gute bazabikora? Yego, harimo ibice bibiri, hari kwigisha mbere no kwigisha nyuma. Kwigisha mbere ni kwigisha abatarishora mu biyobyabwenge. Birumvikana ni urubyiruko ruba rukiri mu buzima busanzwe bw'umuryango, ariko narwo ruba rugomba guhabwa amakuru y'ibibi byo kwishora mu biyobyabwenge kugira ngo rutazabyishoramo. Ariko nanone hakaba igice cya kabiri cy'abana baba baramaze kwishora mu biyobyabwenge. Aho ngaho niho tuzifashisha ubutumwa bw'abandi bantu batandukanye babashije kuva mu biyobyabwenge, ndetse tukifashisha n'inzego za leta, cyane cyane nka minisiteri y'urubyiruko yadufasha, ndetse n'inzego z'ibanze zadufasha mu gukurikirana abo bana, cyane cyane ko nababwiye ko umushinga utarabona ubushobozi buhambaye bwo gukurikirana b'abana mu bijyanye n'ubushobozi, nturabona ubushobozi buhagije, ariko izo nzego z'igihugu zizadufasha, tuzazifashisha zidufashe mu kugarura b'abana bari mu bishoye mu biyobyabwenge babe bagaruka mu buzima busanzwe. Tukiri aho ngaho hari n'abandi mwavuze n'ubundi ni urubyiruko urebye ruri mu ngeri eshatu. Igira gatatu rero mwavuze ni ku bijyanye n'abana bata amashuri bitewe n'ubukene. Abo ngabo bakirukira wenda mu mijyi gushaka amafaranga, bamwe bagakoreshwa imirimo ivunanye, imirimo yo mu rugo se, kandi bakavuyemo abana bafite ejo heza, bafite iterambere ry'ejo hazaza birebeye mu cyerekezo nk'uko mwavuze mubivuga. Hari n'aho mwavuze muri cya kirango cyanyu muti future is bright, ngerekereje mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ejo ni heza cyangwa ejo hari umucyo. Abo bana bo birukira mu mijyi gushakwayo akazi ko mu ngo, abo bakunze kwita abakozi bo mu rugo. Ese abo ngabo bo uzabafasha iki kugira ngo bicare hamwe babanze bige, cyangwa se n'abagize muri n'ababuze ubwo bushobozi mbere y'uko bajya mu mijyi, n'iki muzakora kugira ngo mubafate bataragenda? Nibyo koko, hari abana benshi tubona, natwe hari abo tubona mu ngo zitwegereye baba baravuye mu cyaro bakaza gushaka akazi hano mu mujyi. Abo bana rero baba bakeneye kuganirizwa, baba bakeneye gukorerwa ubuvugizi. Cyane cyane hari ababyeyi njya nkunda kunenga, ugiye ufite umwana ukabona aragucitse agiye gushaka akazi ko mu rugo, cyane cyane ni umukobwa cyangwa ni umusore, na ejo heza uba umwitezeho, kuko aragucitse ejo uzasaza ntabwo uzabona ugucungura, kubera ko muri make warariye wibagirwa kugaburira uwo uhetse, wabaye igisambo. Abo babyeyi ndabanenga, nicyo gituma nka sosiyete nyarwanda uyu munsi tutakabaye duceceka kuri abo bana, kuko ejo tuzakenera amaboko yabo, tuzakenera imbaraga zabo, nibo bazadusimbura mu byo turimo gukora uyu munsi. Ariko se nituramuka tubaretse tukabareka bagakora iyo mirimo yo mu ngo, ejo igihugu kizakenera abakozi batandukanye mu nzego zitandukanye, ntabwo kizabona abakozi, ntabwo kizabona imbaraga. Abo bana rero tugomba kubakorera ubuvugizi aho bishoboka, bagasubizwa mu mashuri, kuko ubuzima bw'umunyarwanda, ubuzima bw'umuturage w'u Rwanda ni ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi ubasha kwibeshaho, iyo ufite ubumenyi ubasha kuva mu gihugu ukajya mu kindi, bityo ubuzima bugakomeza, ukibeshaho ukabeshaho n'abanyarwanda, kuko ejo mu bana nka bariya
twabona abana batandukanye bagiye bakurwa mu mirimo nk'iyo bagasubira mu ishuri, uyu munsi ukaba wamuzana ugasanga ni umuyobozi ukomeye, barahari baguha n'ubuhamya. Bityo niba umwana yaravuye mu kazi ko mu rugo, uyu munsi akaba akubwira ngo ni mwarimu cyangwa se ni muganga cyangwa se ni umuyobozi mu rwego rukomeye hejuru, ari gutanga umusanzu we ku gihugu cyamubyaye. Ariko wa wundi wakuze agasazira muri ka kazi ko mu rugo, uyu munsi ariho arasabiriza. Nibo usanga barushya leta, barushya ubuyobozi. Buriya abayobozi b'igihugu baravunika cyane, baravunika kuko ni hahandi uzasanga bahora bubakira abatishoboye batagera aho kuba, kuko agera nk'aho abona ko amaze gukemura ibibazo biri kuri tere, ubuyobozi buvuga uti abatishoboye baraha tumaze kububakira, ejo hagatahuka abakecuru nka 3 badafite aho kuba cyangwa abasaza basaziye iyo mu mujyi, ariko mu by'ukuri ntibafite aho kuba kandi nta n'ubushobozi bafite. Bityo rero uzabubakira kuko ubereyeho gufasha abanyarwanda mu rwego rwo gukumira izo gahunda zitarangira. Twakabaye dushyira imbaraga mu gukumira b'abana bava mu miryango bakajya kuba mu mijyi, b'abana bava mu miryango bakajya kuba mu mihanda. Nicyo kizadufasha gukemura na bya bibazo duhura nabyo hirya no hino mu tugari no mu mirenge. Reka tugere ku cyerekezo cyanyu. Hari aho mwagize muti icyerekezo cya mbere ni mwagiye mushyiraho ingingo zigeze ku 9, turavuga nke muri zo. Hari aho mwagize muti gukangurira ababyeyi gukundisha abana ishuri no kwita ku bana, babashyira mu mashuri bazirikana inshingano za kibyeyi. Ababyeyi muzabibakangurira muti? Nibyo nuko mubizi ubuzima tubamo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twaguka buri munsi, ariko ubutaka bwacu ntibwaguka. Niyo mpamvu rero aho twashyizemo iyo ngingo ko tuzakangurira ababyeyi kwita ku bana, cyane cyane bakabaha ubumenyi, bakabashyira mu ishuri, kuko niba ubutaka butaguka, abana bacu bagomba kwaguka mu mitwe nibwo butaka. Burya iyo umuntu afite mu mutwe hafunguye abasha kwibeshaho, ndetse mu mutwe yabonye akibuka n'umuryango yasize iyo mu cyaro, cyangwa niba ari mu mahanga akibuka umuryango yasize mu gihugu cyamubyaye. Bityo igihugu nacyo ntabwo kiba kikivunika kimufasha, ahubwo hari igihe atekereza ibyagirira igihugu cy'akamaro. Bityo rero niyo mpamvu twashyizemo iyo ngingo, twumva ko muri gahunda, mu ntego nyamukuru z'umushinga tuzibanda no ku babyeyi kugira ngo tubahugure, tubashishikarize kwita ku bana mbere ya byose. Aho ngaho ababyeyi no gucira ijambo, muzabasanga he? Bizakorwa mu buhe buryo? Niho nshaka kumva. Muzabasanga he? Muzajya mubasanga mugenda urugo ku rundi? Muzajya muhurira hehe? Mu nama se? Mu rugo? Buri rugo ari buri rugo, urugo zose ingo ziri mu gihugu mwazigenda bo mukabishobora? Byaca mu zihe nzira? Se muzifashisha ibitangazamakuru? Se ni gute? Niho nshaka kumva. Aho ngaho nibyo ntabwo twajya urugo ku rugo ngo bishoboke, ahubwo hari icyo twateganya, hari uburyo twabiteguyemo, aho tuzakenera abakorerabushake bazaba badufasha mu mirenge, mu tugari, mu turere, kandi n'inzego z'ibanze tuzajya dukorana bya bugufi. Bityo hari n'indi gahunda twashyizemo yo gutegura amahugurwa ku babyeyi, bityo ababyeyi bakabasha kubona ya mahugurwa bahuriye hamwe. Amahugurwa yaba atariho, inzego z'ibanze zikadufasha, ndetse n'ababakorerabushake tuzabona mu mirenge
nabo bakabasha gukurikirana ba babyeyi bagahora babibutsa, bityo ya ntego yacu yo kwegera umuturage ikagerwaho byihuse kandi mu buryo butavunanye. Kandi n'itangazamakuru naryo ntabwo turiheje, rizadufasha, tuzakorana n'ibitangazamakuru bitandukanye, nibiba ngombwa twateguyemo gahunda ko twakorana amaradiyo atandukanye yumvwa na benshi, tugateguraho ibiganiro ndetse n'amateleviziyo, bityo aho umubyeyi ari akabasha gukurikirana cya kiganiro mu buryo bumworoheye. Hari indi ngingo mwagize muti kurinda no gukumira abakoresha abana imirimo ivunanye, abo ni bande? Birumvikana aho ngaho hazamo n'ibihano nko ku miryango itinyuka igakoresha b'abana, cyane cyane nk'abakozi bo mu ngo. Ukabona umwana araje iwawe yaje gushaka akazi ko gukora mu rugo, ntarageza imyaka y'ubukure, muri make ni umwana wo kurerwa, ni umwana wo kwitabwaho, ariko wowe ugatinyuka ukamuha akazi ko mu rugo. Muri make wa mwana wowe uri kumwica, twagufata nk'umwicanyi, kuko uri kwica abana b'u Rwanda, uri kwica urubyiruko rw'u Rwanda, urimo uravuna leta, uri gutegura ibizavuna leta. Aho rero twateganyijemo n'ibihano, niho tuzafatanya n'ubuyobozi bw'uturere n'imirenge n'utugari, bityo umuntu dusanze akoresha wa mwana tukamufata tukamushyikiriza inzego zibishinzwe, ariko na wa wundi wamukoreshaga nawe agashyikirizwa polisi na RIB n'izindi nzego, nawe akaryozwa cya cyaha yakoraga. Hari ikindi cyerekezo mwashyizeho muti kubaha imbuto ziribwa mu buryo bwo kwiteza imbere, tubaha ingemwe nka avoka, indimu n'izindi zitandukanye. Ese izo ngemwe muzazikura he? Mufite za pepiniyeri zizajya zibafasha gukora kubaha izo ngemwe kugira ngo babashe guhinga biteze imbere? Muzabigiraho mu buhe buryo? abo muzibandaho ni abameze bate? Nibyo, aho ngaho twasanze burya umwana apfa mu iterura, nk'uko nahoze mbivugaho. Buriya turaguka, abanyarwanda turaguka, ariko ubutaka bwacu ntibwaguka, n'igihugu nticyaguka, kandi tubyara buri munsi. Aho rero ku bijyanye n'imbuto twasanze mu buryo bwo kurera abana neza bagakura bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, ni ukubarera tubaha ibibatunga bibafasha kwagura, ntibagwingire mu mitwe. Icyo gihe niyo mpamvu twatekereje, ese ni iki cyafasha wa mwana kugira ngo azakure mu mutwe hafunguye, abasha kumva ibintu neza, abasha kumva ibintu nk'umuntu ufite ubushobozi, wakuze ataragwingiye. Ni ukuba wa mwana yarabonye ibitunga umubiri, harimo imbuto, harimo imboga, harimo ya fegisiyo ya kibyeyi, burya nayo irafasha. Niyo mpamvu twasanze muri kwa kwegera ba babyeyi muri ya ngingo muvuyeho y'amahugurwa agenerwa umuryango ntabwo tuzawutererana, tuzawugenera n'izo mbuto zizafasha wa muryango mu kudufasha kurera rwa rubyiruko rw'igihugu, rwa rubyiruko rw'u Rwanda, bityo abana leta yifuza ikazababona bafite ubushobozi buhagije, buri ku rugero rwiza. Reka tugere ku ntego yanyu nyirizina. Intego nyirizina nyamukuru y'uyu mushinga cyangwa se iyi fondasiyo wiceceka ni iyihe? Intego nyamukuru.
intego nyamukuru y'umushinga wacu wiceceka Rwanda Foundation, cyane cyane nk'uko mwabibonye twibanze ku bana, twibanda no ku rubyiruko. Aha rero intego nyirizina aho izingiye ni ukubaka ubushobozi bw'umwana, twibanda hahandi mu muryango haturuka ibisenya umwana, kuko burya iyo ushaka ko igiti gikura neza ubanza gufumbira mu mizi. Ubwo natwe niyo mpamvu twavuze kubaka ubushobozi bw'umwana nicyo cy'ibanze. Tuzabwubaka dute rero? Ni uko twegera wa muryango umwana arimo, nawe tukawutegura, tukawuha ya mahugurwa, tukawuha bya bindi bifasha wa muryango kurera wa mwana, umuryango ugakura uzi neza ko ugomba kuzagira uruhare mu gutegura urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo igihugu nacyo kizabone amaboko. Hari aho mugeze kugira muti twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza, birasaba imbaraga z'abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga, nidushaka tubite gutyo. Mu by'ukuri uwo mushinga cyangwa se abana bararebwa na minisiteri zitandukanye, bararebwa mu ngeri zitandukanye z'igihugu. Ni bande bafatanyabikorwa banyu? Ni bande mwifuza ko bababera abafatanyabikorwa? Mubitezeho iki? Banza tubwire abo ni bande. Ku ikubitiro hari ubuyobozi bwite bwa leta, kuko nibwo tuzafatanya mu gukurikirana abana, kandi nk'uko mubizi n'ubundi leta y'u Rwanda yibanda kuri bikorwa nk'ibyo, ariko twebwe twayibanzeho cyane nka minisiteri, cyane nka minisiteri zitandukanye. Minisiteri y'urubyiruko yadufasha kwita kuri rwa rubyiruko ruba ku mihanda, mu gukumira, mu gushaka ubushobozi kugira ngo rwa rubyiruko rubone ubushobozi. Minisiteri y'urubyiruko, urumva. Tukiri aho ngaho, ntemerere kuguca mu ijambo. Reka duhere ku babyeyi tugenda tuzamuka. Hari aho mwagiye nyine mugaragaza abafatanyabikorwa muri uyu mushinga wanyu. Hari aho mwavuze ababyeyi, hari aho mwavuze minisiteri y'uburezi n'ibigo by'amashuri, minisiteri y'urubyiruko n'umuco, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Reka duhere ku babyeyi. Ababyeyi mubitezeho iki? Ababyeyi tubitezeho ikintu kinini cyane, kuko nibo bazadufasha kurera wa mwana, nibo bazadufasha kubaka ubushobozi bw'umwana. Niyo mpamvu tugomba kwibanda ku mubyeyi mbere na mbere. Minisiteri y'uburezi n'ibigo by'amashuri, abo bo mubitezeho iki? muzakorana mute? Ibyo koko birumvikana cyane nka minisiteri y'uburezi ndetse n'abarezi muri rusange bazadufasha. Aha dutekereza kuri iyo minisiteri, twasanze muri ba bana dukura ku mihanda, bamwe baba baravuye mu muryango, baba bakeneye guhabwa uburezi, ariko mu by'ukuri nta bushobozi baba bafite, kuko abenshi baba baranzwe n'imiryango, batagira imiryango babarizwamo. Bityo rero tugasanga minisiteri y'uburezi igomba kuba ku mwanya wa mbere mu kubonera aba bana ubushobozi bubashyira mu ishuri, cyane cyane ibikoresho by'ibanze bibinjiza mu ishuri, iniforume ndetse n'ubundi bushobozi umunyeshuri akenera. Bityo dusanga minisiteri y'uburezi igomba kugira uruhare mu mushinga. Minisiteri y'urubyiruko nayo mwayishyizemo, minisiteri y'urubyiruko n'umuco ko nayo uruhare rwayo rugomba kugaragara, ndetse ukaba imwe mu bafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga b'uyu mushinga. Iyo minisiteri uruhare rwayo ni uruhe muri uyu mushinga? Iyo minisiteri twayitekerejeho cyane
nk'uko mwabibonye umushinga wacu wibanze ku bibazo urubyiruko ruhura nabyo ndetse n'abana. Urumva rero ni inshingano za Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Namwe murabizi iyo umwana yataye umuryango akajya kuba ku muhanda aba yataye umuco. Bityo rero akenera amahugurwa, akenera gahunda nyinshi zitandukanye agenerwa na ya minisiteri ibishinzwe kugira ngo nawe yongere yibone muri gahunda y'urubyiruko rufitiye igihugu akamaro. Ni uko akenerwa cyane no kwegerwa n'abantu benshi babishinzwe. Muzabageraho muti, muzakorana mute n'iyo minisiteri? Ndashaka kumva cyane kuko urubyiruko mwagiye murugarukaho cyane mu kunywa ibiyobyabwenge, urubyiruko rujyanwa muri kiriya kigo cy'igihugu cy'igororamuco NRS, ndetse tubona ko havamo n'abantu yaba bigomeka cyangwa se urubyiruko ruterwa inda zitateguwe cyangwa se n'abaterwa inda bakiri bato. Ese uruhare runini rwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ni iki mu by'ukuri muzashingiraho kugira ngo, cyangwa se muzahera kugira ngo mubagereho? Muzagenda mubasaba iki? Ni iyihe mesaje muzabashyira? Icyo twifuza kuri iyo minisiteri ni ubushobozi cyane amahugurwa, ubushobozi bw'amafaranga. Birumvikana ibyo ni ibikorwa bizaba bisaba amafaranga, ariko nk'uko mwabibonye umushinga wacu uraciyubaka, nturabona ubushobozi bufatika. Niyo mpamvu twifashishije izo minisiteri zitandukanye mu buryo bwo kutwubakira ubushobozi. Reka tugera kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yo intervention yayo ni iyihe muri uyu mushinga? Aho kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, nk'uko twatangiye tubivuga, buriya iyo urubyiruko rwapfuye n'abayobozi baravunika, kuko abayobozi bavunika bahangana n'ingaruka b'abana bo ku mihanda. Ibyo bireba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuko niyo izavunika. Bararwana n'inzererezi, bararwana n'ibisambo, bararwana n'abatoboye amazu. Ni uko b'abana bapfuye bakabura ubakurikirana. Bityo rero iyo minisiteri nayo izadufasha mu kubaka ubushobozi, cyane twibanda ku mubyeyi, twibanda ku muryango, mu rwego rwo gukumira bya bibazo igenda ihangana nabyo kandi byakabaye kuba byarakumiriwe mbere y'igihe. Ibafashe no kugera ku nzego z'ibanze, birumvikana. Reka tugere noneho kuri Minisiteri y'Iterambere y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, yo uruhare rwayo muri Wiceceka Foundation ni uruhe? Murakoze. Aho kuri Minisiteri y'Uburinganire, ahangaha izadufasha cyane ku kwegera ya miryango itabanye neza, kuyigenera amahugurwa. Umuryango iyo wapfuye n'umwana arapfa. Buriya twagitekerejeho cyane, dusanga iyo umuryango utabanye neza n'umwana akura nta burere afite. Bityo rero twasanze iyo minisiteri igomba kudufasha mu kutwubakira ubushobozi, mu kutugenera amahugurwa agenerwa wa muryango, ababyeyi ku ikubitiro. Urabona amakimbirane y'imiryango akenshi na kenshi niyo atuma duhura n'ibibazo by'ingutu, cyane ko amakimbirane aravuka, abana bagasohoka mu miryango bakajya kuba ku mihanda. Aho rero mije profe niyo izadufasha kugira
gukurikirana ya miryango ikayigenera amahugurwa kugira ngo abana bere kubigenderamo. Reka tunyaruke tugere ku nshingano nyirizina za Wiceceka Foundation. Mu kinyarwanda baravuga ngo ufite iki ngo nguhe, ufite iki ngo nguhe, ufite iki ngo nshingireho mpereho. Uruhare rwa Wiceceka Foundation ni uruhe? Uruhare rw'abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga ni uruhe? Kuko baravuga ngo tera intambwe imwe ntere 99 ngusanga. Ubundi uruhare rwanyu ni uruhe? Uruhare rw'abafatanyabikorwa narwo ni uruhe muri uyu mushinga? Nibyo, icyo kintu kiranumvikana. Uruhare rwacu nk'uko mubibona, uruhare rwa mbere ni uko twagize igitekerezo cy'uyu mushinga. Twagize igitekerezo, turawutegura, turicara tuwuganiraho, tuwukorera inyigo. Izo nzego zose tuzinyuramo. Ni uruhare rwa mbere, kwari ugutekereza. Urwa kabiri rero n'ubundi nitwe tuzakora ibyo bikorwa. Twe twiteguye gutanga umusanzu wacu ku gihugu ndetse no ku banyarwanda mu gufatanya na leta gukumira bya bibazo tugenda duhura nabyo. Ubwo nabwo ni uruhare. Icyo tutarabona ubu ni ubushobozi. Ni nayo mpamvu mu mushinga twifuje ko leta yadufasha ndetse n'abafatanyabikorwa babona badufasha kugira ngo umushinga wacu ubashe kugera ku ntego. Ni karibu, amarembo arafunguye. Ariko natwe ibyo dusabwa gukora, icya mbere kwari ukubanza tugatekereza. Natwe nk'uko twishyize hamwe tujya gutekereza uyu mushinga, natwe inshingano zacu ndumva kugeza ubu turimo kugenda dukurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo by'abana ndetse n'urubyiruko. Tugenda dukora uruhare noneho rw'abafatanyabikorwa babandi twagiye tugaragaza, barimo ababyeyi ku isonga, hakazamo minisiteri zitandukanye, ariho twabonye minisiteri y'urubyiruko n'umuco, tubonamo minisiteri y'uburezi n'ibigo by'amashuri, tubonamo kandi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, tubonamo minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Abo ngabo bo bikubiye hamwe, uruhare rwabo ni uruhe? Icyo mubifuzaho ni iki by'ukuri? icyo twifuza kuri abo bafatanyabikorwa bose nk'uko mubivuze ni ukutwubakira ubushobozi, kubaka ubushobozi, kuko fondasiyo ikenera ubushobozi. Numvise ibikorwa byinshi biteganyijwe mu mushinga bisaba ubushobozi bw'amafaranga, ariko nk'uko mwabibonye fondasiyo yacu ntirakagira ingufu, ntiragira imbaraga. Niyo mpamvu izo minisiteri tuzikeneyeho ubushobozi, ndetse n'aba bafatanyabikorwa ni ubushobozi tubakeneyeho kugira ngo badufashe kuzamura iterambere ry'igihugu cyacu, cyane cyane ko rishingiye ku bana b'u Rwanda. Iyo abana b'u Rwanda bapfuye, igihugu kiba kiri gutakaza ingufu. Bityo rero ababyeyi, izo minisiteri, abafatanyabikorwa tubakeneyeho. Muri make ni amaboko atuzamura, bakatubwira niba ari amahugurwa dukeneye, minisiteri zibishinzwe zikadufasha. Niba ari ibikoresho dukeneye byo guha abana, minisiteri zibishinzwe zikadufasha, ndetse n'abaterankunga. N'ubwo bushobozi nicyo twifuza kuri minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa. Murakoze. Turimo turasatira n'umusozo. Uyu mushinga mu by'ukuri ni iki muwitezemo? Nyuma y'uko mwabonye ya maboko murimo kuvuga y'abafatanyabikorwa batandukanye, mumaze ko namwe mu ruhare rwanyu rwagaragaye, uruhare rw'izo minisiteri,
ababyeyi se abarezi rwagaragaye, noneho ni iki mwiteze muri uwo mushinga nyuma y'uko umaze gushyirwa mu bikorwa, mumaze kubona ya maboko nyine nk'uko murimo kugenda mubivuga, ni izihe nyungu mwitezemo mwebwe nka Nshuti Foundation? Izihe nyungu muri rusange ku gihugu, izihe nyungu ku babyeyi, witezemo iki? umushinga tuwitezeho ibintu byinshi, cyane cyane natwe nk'umushinga icyo twiteze kizanadushimisha ni ukubona abana batakiri ku mihanda, ni ukubona abana batakiri guteragiranwa n'imiryango, ni ukubona ya makimbirane yo mu ngo yatumaga abana bava mu miryango bakajya kuba ku mihanda atakiri kure. No kuri leta rero ndumva bitajya kure y'ibyo, kuko iyo imiryango ibanye neza burya umutekano w'igihugu uba wubakitse. Umutekano ukubiye mu bintu byinshi, iyo umuryango wabuze umutekano buriya n'igihugu kiba nta mutekano kiba gifite. Iyo abana bazerera ku mihanda barara hirya no hino, buriya igihugu nta mutekano kiba gifite, kiba kirimo korora ibisambo, kuko ejo uzubaka inzu nibucyo usange bayitoboye bakwibye, bityo uzongera usubire hasi bitewe n'uko igihugu cyararangaye, natwe twararangaye. Tuzishima rero tumaze kubona ibibazo nk'ibyo ngibyo bitakiriho, abana batakiri ku mihanda, batakizerera, abana bafite imiryango. Nicyo kizadushimisha nk'umuryango, kandi na leta bizashimisha. Hari abandi barimo gukora imishinga yenda gusa bya hafi n'uwanyu, yaba mu nzego z'igihugu, gusa mukaba muje kubunganira, birumvikana ntawanga amaboko, ariko se ni akahe gashya kanyu, ikihe gishya muzanye muri uyu mushinga muteruye? By'umwihariko twibanze ku muryango umwana akomokamo, kuko umwana apfira mu muryango, niyo mpamvu twahereye ku muryango. Ikindi cya kabiri, nk'uko twabivuze, mu kurera umwana muzima ndetse ufite n'ubushobozi, nacyo ariho twifuje ko wa muryango twawuremera, tukaba twawuha bya tungo rigufi rizafasha wa muryango kubona ibikoresho by'ibanze bizajyana umwana mu ishuri, ndetse na za mbuto ziribwa zitandukanye umuryango uzagenerwa, zizafasha umuryango mu gutegura umwana, ndetse n'abakorerabushake bazadufasha gukurikirana ibikorwa bya hafi na hafi by'umushinga mu tugari no mu mirenge. Tugana ku musozo, Nshuti Foundation ihuriro nyine ry'abantu batandukanye, se rigizwe na bande, ukorera he, waba yifuza kubabona yabasanga he, aderese yanyu irihe? Nibyo, Nshuti Foundation ni ihuriro rigizwe n'urubyiruko, harimo urwubatse n'urutarubaka. Ku ikubitiro rero duherereye mu karere ka Ngororero, ariko urubyiruko rugize iri huriro ntabwo rukomoka mu karere ka Ngororero. Hari abavuka Ngororero, hari abavuka Muhanga, hari n'abatuye hano mu mujyi wa Kigali, ni urubyiruko rutandukanye, ariko twifuje ko twatangirira mu karere ka Ngororero, cyane cyane nk'akarere k'icyaro kandi gafite ibyo bibazo, cyane cyane twasanze ari ibibazo bireba abana,
ariko dukurikiranye dusanga abana icyatumye bajya ku muhanda si uko byari bibarimo, ahubwo twasanze bishingiye ku makimbirane yagiye akomoka mu miryango yabo. Niyo mpamvu twifuje ko twahera muri ako karere kugira ngo dufashe leta n'ubuyobozi mu gukumira ba bana babe bakurwa ku mihanda bashyikirizwa imiryango yabo, ndetse bive no muri ako karere bigere mu tundi turere twose uko ari 30. Ibyo bibazo bibamo, ariko ku ikubitiro ni akarere ka Ngororero. Wifuza rero kutubona aderese yanjye, nimero ya telefone ni 0788836648 cyangwa 0786223578. Iyo niyo nimero yanjye n'umuyobozi uyoboye iryo huriro yatubonera kuri iyo nimero. Ariko n'iyo twahuye akenshi na kenshi dukunda guhurira i Muhanga, dukunda gukorera inama kuko niho muri santere. Ubwo udukeneye yazatumenyesha, twaba twateguye n'inama nawe tukamutumira. Urakoze cyane, tugushimire muyobozi wa Nshuti Foundation. Ariko niba hari ikindi ushobora kuba wakongeraho kiri hejuru y'ibyo twaba twakubajije, nacyo wacyongeraho hanyuma tugasatira gusoza. Murakoze. Ibyo nakongeraho byo ni byinshi, ariko iby'ibanze twabikomejeho. Gusa icyo nakongeraho ni uko dukeneye amaboko y'ubuyobozi, dukeneye amaboko y'abafatanyabikorwa ndetse n'abanyarwanda bakunda u Rwanda n'abana b'u Rwanda. Amarembo arafunguye, baza tugafatanya iyi gahunda tukarwanya ibyo bibazo byugarije igihugu cyacu. Murakoze cyane Nshuti Bakunzi b'Ingeri TV, dukomeje kubashimira kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Ikinyarwanda baca umugani ngo urutindo uzambuka urutindo ugitunze, n'igiti uzotukuze ngo gitera ukiri muto. Niyo mpamvu rero kubiba mu mwana ari ubukungu bukomeye kandi burambye, kubiba ubumenyi mu mwana ni iterambere ry'umuryango, ni iterambere ry'igihugu, ni iterambere kuri buri wese. Dushimira rero Nshuti Foundation, by'umwihariko umuyobozi wayo turagushimiye cyane kuko kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe kuduha uyu mwanya, twabyishimiye kandi turifuza ko n'ubundi tuzakomeza gukorana. Murakoze cyane umuyobozi wa Nshuti Foundation. Nshuti Bakunzi b'Ingeri TV kandi tubashimiye cyane, tubashimira ko mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Ibiganiro nk'ibi ngibi n'ubundi murabizi ko twabibasezeranyije. Mwibuke rero gukora subscribe, ukore share, ukore like, ndetse mukande no kuri iyo nzogera kugira ngo mujye mubona inkuru zacu tukizishyiraho n'ibiganiro nk'ibi ngibi, kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda rwiza, u Rwanda twifuza. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Njye mwari kumwe ndi Deo, shimira by'umwihariko Enoch wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibagireho neza. Imana ikomeze barinde, tugire u Rwanda rwiza, u Rwanda twifuza, u Rwanda twese ruturyoheye. Imana ibahe umugisha.